Nyine mbasuhuze kandi mbifuriza ibihe byiza mwebwe mukomeje kudukurikira muri mu bice bitandukanye bayikaze muri gahunda z'amakuru yacu akomeje kugenda avugwa. Polisi y'u Rwanda mu mujyi wa Kigali mu bitandukanye yafashe abantu batandatu barimo abapolisi bane n'abarimo babiri bo mu ishuri ryigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga bakaba bakurikiranweho kwaka ndetse no kwakira amafaranga y'abakandida bagamije kubahesha uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga batigeze bagera ahakorerwa ibizamini. Mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru kuri wa gatanu tariki ya 6 Mutarama ku cyiciro cya polisi mu mujyi wa Kigali giherereye mu karere ka Gasabo umurenge wa Remera, umuvugizi wa polisi y'u Rwanda Commissioner of Police John Bosco Kabera yavuze ko bagiye bafatwa mu bihe bitandukanye biturutse ku makuru yavuye mu iperereza ryakozwe. Yagize ati mu iperereza ryakozwe kuva mu kwezi kwa Kamena kugeza mu mpera z'ukwezi Ukuboza 2022 byagaragaye ko bari abasivili babiri bakora nk'abakomisiyoneri kuko n'abari mu mashuri yigisha gutwara ibinyabiziga ati bagiye bakorana n'abari abapolisi mu bitandukanye babazanira abantu kugira ngo baborohereze kubona uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu cyangwa se rw'agateganyo. Yunzemo ati byagaragaye rero ko ku buryo budashidikanywaho ko bari abapolisi bane babigizemo uruhare ati bakorana bari abarimu tubifuza gurushya batanga amafaranga babinyuje muri bari abarimu ati batahageze ndetse n'inzira babinyuzagamo nazo ati ziramenyekana ati niyo mpamvu rero bafashwe ndetse kandi ibimenyetso birahari. Iperereza kandi ati rigaragaza ko hari abantu 8 bamaze guhabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rw'agateganyo batigeze bagera ahabera ikizamini. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda yatanze ubutumwa ku muntu wese hatagendewe ku cyo akora waba atekereza kwishora mu nzira nk'izi kuzirinda ndetse no guhindura icyerekezo atarahura n'ingaruka zazo. Ati ubutumwa nuko uwo wese washaka gukorana n'abapolisi muri zinzira guca ukubiri nabyo. Ati turasaba amashuri yigisha amategeko y'umuhanda no gutwara ibinyabiziga gukora inshingano zayo zo kwigisha abakandida. Abapolisi nabo bafite inshingano zo gutanga ibizamini ariko mu gihe hajeho kurengera bumwe agakora bitamureba ati binyuranyije n'amategeko azafatwa. Ababikoze ubu ati abateganya kubikora ndetse babitekereza tubamenye yuko kurwanya ruswa ari gahunda ikomeye cyane muri polisi ndetse no ku rwego rw'igihugu. Abafashwe bose bashyikirijwe urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB kugira ngo iperereza ku byaha bakurikiranweho rikomeze mu gihe hakomeje ibikorwa byo gushaka abafite aho bahurira n'ibi bikorwa binyuranyije n'amategeko bose. Itegeko nimero 54 agakoni kabiranye na 18 ryo ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 2018 irwanya ruswa ingingo yaryo ya 4 ivuga ko umuntu wese usaba utanga cyangwa se wakira mu buryo ubwo aribwo bwose indonke iyo ari yo yose iyo abihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kirenze imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 nihazaba amafaranga y'u Rwanda yikubye inshuro kuva kuri 3 kugeza kuri 5 z'agaciro k'indonke yatse cyangwa se yakiriye. Ingingo ya 176 yo mu itegeko riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange ivuga ko umuntu wese uhimba cyangwa se uhindura mu buryo ubwo bwose inyandiko cyangwa se ikindi kintu cyanditse igitekerezo ashyiraho umukono cyangwa se igikumwe bitari byo yonona inyandiko cyangwa se imikono asimbuza abantu abandi ahimba amasezerano imiterere y'ingingo zayo igitegetswe gukorwa cyangwa se cyarangije kwemeranywa abakoze icyaha. Umuntu wese kuguriganya wandikisha ibintu bidahuye n'ukuri cyangwa se ukora imenyekanisha itari ryo afatwa nk'uwakoze icyaha cyo gukora ibihimbano. Iyo agamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 5 ariko kitarenze imyaka 7 nihaza amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 3 ariko atarenga miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda cyangwa se kimwe gusa muri ibyo bihano. Mu Rwanda abanyamategeko basezeye kuri mugenzi wabo Maître Janvier Rwagatare witabye Imana mu kwezi gushize. Imihango yabereye mu rukiko rw'ikirenga i Kigali. Maître Rwagatare yamaze imyaka 8 yunganira umuryango wa nyakwigendera Asina Paul Rwigara mu by'amategeko. Numwe mu banyamategeko bake bakunze kwitabira kuvugana na Radio Ijwi ry'Amerika. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eric Bagirubusa yagiranye ikiganiro cyihariye na Madamu Adeline Mukangemanyi Rwigara amubaza icyo bazajya bibukiraho Maître Janvier Rwagatare. Icyo tuzamwibukiraho tuzahora tumwibuka mu mitima kuko ni umwavoka w'umuhanga cyane, ni umwavoka ufite kwihangana, ni umwavoka wari ufite ubutwari bwinshi n'ubumuntu bwinshi. Yabigaragazaga ate? Yabitugaragarije ku munsi wa mbere tumenyana amezi make nyuma y'uko umutware wanjye yicwa. Nijoro ntazibagirwa kuko naragoswe asa n'abanyibye ari mu kagoroba k'ijoro masaha moya. Gisa n'inyibye inkubita muri bya bimodoka byayo nuko ariko icyo gihe habaye n'induru cyane muri iyi quartier. Nijoro ryari tragique nuko navuga
hanyuma numvaga ari ugupfa, ndagenda mbura umwavoka abana baramushaka baramubura kandi twari tubafite kuko twatangiye imanza kuva yicwa. Ariko we ntitwari tunaziranye, sinzi umuntu wamurangiye abana, baramuzana ankuzamo mu gitondo, bituma ntamaramo weekend kuko hari vendredi, hari kuwa gatanu najya njya kwitaba, araza aramburanira ankuramo kandi tutaziranye, abandi batinye. Ubwo rero twarakomejanye imanza zacu zerekeranye n'ubucuruzi zose, izo kutwiba ibintu, yabaruya rukanda bashimuse, yabaye kiriya kibanza cyo bashatse kwiciraho umutware wanjye muri 2007, kiriya cyo haruguru ya peage bashatse kwiba, yabaye ya hoteli bashenye, yabaye hoteli bashakaga gushimuta muri iyi minsi n'ubu bakisunuta ubuzuru bayishaka, yaba hariya hepfo ziriya manza zarama, yaba n'izindi manza ntazi, ni nyinshi cyane, ni nyinshi. Izo zose niwe waziburanaga zidafite ishingiro, yaba n'izindi, buriya hari n'izindi, zose niwe waziburanaga, kandi kimwe kivaho kikararangira bakaba baracura ikindi cyo kugira ngo tudahwema tutaruhuka. Nawe nyinshi yaziburanaga ari wenyine. Hari igihe abana bose murabizi yuko bigeze abana twese kudufungira ahangaha, kirya gihe yaraburanaga. Ndavuga muri iya myaka ya mbere tutaranafungwa jye n'abakobwa ngo dufungirwe hahandi muri Rupfu hari i Remera. Burya nabwo nabanje kuba mboshye n'abana bose hano icyo gihe yabaga burana, kuko hari izindi manza zitigeze zinajya ku mugaragaro. Ibyo byose yabaga birimo, afite amadosiye yacu menshi. Rero abana cyane cyane Anne niwe watangiranye nawe, Rugwiro nawe aza bifata barakomezanya bombi, noneho ndetse Rugwiro aza kubisigaramo wenyine, barakomezanya, nanjye noneho nza gukomezanya nawe. Ariko n'igihe yabaga ari wenyine yabijyagamo agaha raporo abana, nanjye bakampa raporo, ndetse mu bihe byinshi muzi ko nabaga ndahari. N'umuntu mu nkiko usibye ko infatigable, umuntu utananirwa ari Imana, ariko yambereye umuvandimwe pe, yambereye umuhanga, umuvandimwe uwo ntashobora kumenya uko mvuga, kuko kugira ngo ubu ukiri kumwe no kwa Rwigara kugeza uyu munsi hafi imyaka 8, ni ibintu bidasanzwe. None muravuga izo manza asize, birumvikana n'icyuho abasigiye, murabigenza mute muri izo manza zindi yari yaratangiye kandi ko wenda zari zimaze n'imyaka itari mikeya? Burya abantu tujye tubura uko tugenza, ariko Imana ntigibura uko igenza. Uko yamuzanye irazana undi, ubitihise ba nyir'ubwite bazitekinika bazifaburika, nabo barabizi yuko ari bakarubira gusa ntacyo bazageraho, ibitihise babivemo. Ariko nta mpungenge na gatoya, Mesiyo bagira ubusa, nta muntu utagira umusimbura kereka Imana. Yesu niwe udasimbura. Ubushize muburana mu rubanza rwa Cyamunara na banki y'ubucuruzi yakoje banki, mwasabye ko barusubika, ariko muravuga muti igihe barushyiriye nibiba ngombwa ko azaba atarakira muziburanira. Aho muracyahagaze kuri uwo murongo? Naranabivuze mfite ibyiringiro ko azakira, ariko bibaye ngombwa ko atagaruka, numvaga bitari mu gihe nkurikije nawe ibyiringiro yari afite tuvugana rwose cyakomeye cyane, kibuye naranatunguwe cyane. Ariko navuze ko nziburanira uruhande runini, nziburanira mbasha no gushaka wenda n'undi ku ruhande rwanjye tugafatanya, ariko nziburanira. Ariko navuze ko umwavoka mukuru ari Kristo udatsindishiriza ukwiye gutsindwa. Ndagushimye Madame Adeline Rwigara, kandi mwihangane kuba mwatakaje umunyamategeko wabunganiraga. Murakoze cyane, nanjye ndabashimiye cyane, kandi ndihanganisha cyane umuryango we, abavandimwe be, umuryango we wose, kuko tubuze intwari, igihugu kibuze intwari idasanzwe, umunyabwenge udasanzwe, kandi ni bene abo tubura gusa. Ni abanyabwenge tubura, ni intwari, ni abafite uko bameze b'abanyamafaranga, ni bene abo iki gihugu kitakaza gusa. Adeline Mukangemanyi Rwigara,
urakoze cyane Eric bagira ubusa kuri kiganiro mu izina ry'abagenzi bacu natwe hano ku ijwi rya Amerika by'umwihariko twifatanyije n'umuryango wa nyakwigendera Rwagatare ndetse n'urugaga rw'abunganira abandi mu mategeko rwo mu Rwanda muri ibi bihe by'umubabaro. Ejo kuwa kane Vatikani Kiliziya Gatolika izasezera bwa nyuma uwahoze hari umushumba wayo Papa Benedicto wa 16 witabye Imana kuwa gatandatu ushize ku myaka 95. Mugenzi wacu Veniste Nshimiyimana yabajije Padiri Yohani Batista Kazenga umurage wa Benedicto kuri Afrika. Padiri Kazenga aba muri diocese ya Bologna mu majyaruguru y'Ubutaliyani. Yahawe ubupadiri igihe uwari Kardinali Joseph Ratzinger yatorerwaga kubaho umushumba wa Kiliziya Gatolika y'isi yose muri 2005. Bwana Venuste ndakibuka cyane muri 2005 we yabaye papa mu kwezi kwa kane, jewe mba umupadiri mu kwezi kwa karindwi itariki 2. Icyo gihe mu Rwanda hari harabaye itangiro rya stage ku bafaratiri abo twari kuhabwa bamwe bari niho babaye abadiyakone. Bityo ni uko nguko byaje jewe ngo habwa icyo gihe jyenyine n'undi mupadiri w'umusereziyani wawuhereye i Kigali witwa Pascal, ubu sinzi ahantu ariko afite ubutumwa. Ibyo rero byaranshimishije cyane, nkabona mukunze iratwitaga twebwe twitage n'umupadiri abana ba Papa Benedicto wa 16. Urumva rero mbuze umuntu nibonagamo cyane ariko naruhuka amahoro. Afurika muri rusange cyangwa se u Rwanda by'umwihariko byo byazamwibukira kuki? Mbere na mbere ndibuka muri 2007 u Rwanda rwibuka jenoside. Papa Benedicto wa 16 ubu wavuye mu isi yanditse ubutumwa abwandikira umuyobozi w'igihugu n'abanyarwanda muri rusange agaragaza ko yifatanyije n'abanyarwanda muri ako